unibuto ishuka ntabwo yaragutoka reba ukuntu ishuka ibisa bizangu oge buri munsi nta mata uko uryamye utoze imbyiro tayari zitazira amarikanga baba gusomye mu mutwe nyaboneka igihugu uzajya mu rukundeba utazajya kurara ku gitanda by'abandi bakaba bazi ko uri umunyarwanda ukasiga ibikuje yaba yarandira Usumane ejo bundi abantu bambuye muri private jet reka mbarubwize ukuri n'abantu mwe bantu munkurikiranye aka kanya ushobora kumva ko ibintu bitarenze. Yes, of course. Bagushakika agatebe kikaraga. Yes, abadukurikirana cyangwa se umunsi ku bintu ngiye kubasubiza nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana Uwiteka Nyagasani gukomeza kubana namwe muri no kumwe. Imana gukomeza kuba turindira ko muri abantu badanje nimwe mutumye turi hano tuzi ngo badanje ntabwo twaba turi hano sibyo turi magirirana. Kakanya tuvugana twira hano bita Nigeria. Umujyi bawita Nigeria nuko umujyi bayita Lagos. Cyakora jya bita umujyi mwiza. Kwero rwose. Wabonye ko nabari abanyamerika bageze ku mazi akavuga ati wagira ngo ni Miami Beach. Bavuze ati ahantu bajyana ni Miami nyina Apollo. Lagos irarenze byatanje. Lagos irarenze ubundi ndimo nturanye na Davido ndimo nagenda nkahita muhamagara gake ahubwo nabonye wahuye n'umwami wabo. Wabibonye ariko yego wa ni manager y'abahanzi na producer barawaremye abandi bose ni producer ukomeye nyine muri Nigeria nyine tararenze byatanje. Imana ni gitangaza nje ntabwo nakemera ngo bino bintu ngo n'ubwenge bwanje ngo cyangwa se ngo ni ngingo wabyigirijeho ntago ari bye ni ukubera Uwiteka Imana nyir'ingabo. Niyo mpamvu tuba tugomba kwicara tugashimira Imana ntaza kuvuga ntabwo muhagaranga murabona mufite nta bwenge mfite bro nta bwenge mfite reka abantu batagira ngo uranarufite ko nanone ntavuga ngo ntabwo wageze ahangaha ari igihaza umuntu yakoresheje ntabwo ntavuga ngo nta bwenge mfite mukagera ko ntabwo nanone umuntu aba yarabikoreye nanone nyine uriya nanone ntabwo kubwira abantu ngo nubona imbwa yuriye igiti ntuzakeke imbwa igira amababa ahubwo banza utekereze impamvu nyamukuru yatumye imbwa igera mu giti kuko bishobora kuba byayisabye nk'amasaha 18 uzimwe iraguruka igira amababa ntabwo bibaho ushobora kuyifata nk'imyaka 3 kugira ngo igere mu giti. So ndabanza gushimira Uwiteka bwa mbere ndabanza gushimira Imana irarenze Imana burane yo nyine niyo mugengo wa byose Imana niyo yatanje Imana niyo izi ibintu byose. Imana ntabwo wabona uko uyisobanura njyewe nabuze icyo mvuga nyine ku Mana gusa Imana irarenze Imana niyo kubaha ibihe byose rwose Imana niyo kubaha kabisa niyo kubaha. Urabona ukuntu nanjye mba niteretse erega nawe bitabira Sumani ubu uri ku gatebe kikaraga ku buryo umuntu yakaraga uko nguko kikaraga kakakujyana kakakugarura iyo ufite amavunane niko kamaro k'ino ntebe. Urabona hari ukuntu wicaye ku ntebe ukaba uri muri position nka gutya ariko iyo rwose ushatse nyine ubikaraga ukagira nyine urumva ni intebe nziza cyane. So rero bakunze badakurikirana turabashimiye cyane nkunda kuvuga ngo twatangiranye nabo dufite mu subscribers 0 kugeza ubu tugeze ku subscribers barenga 116. Ni ibintu byatari byo gushimira Imana zino kubashimira byo muri rusange. So rero no ku bantu bagiye abana nanjye bino rugendo ndimo nyine yitwa ndimo nabo n'abantu batanje mwese abanyarwanda mwese muri rusange muri abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye. Ni nkora kuvuga nyine urumva ndakuberaho vuze ngo badahari se n'abantu ndi hano kubera abanyarwanda ndetse n'abandi n'Afrika yose muri rusange n'isi yose muri rusange. So muri abantu b'agaciro cyane kuri njye kabisa. Twakomeze yambaye ibisa y'uruganiriro angana n'ibisa romande ubona ko twatamaze no kwitamo gake Maribo iri tara rigura miliyari 250 n'ibice bibiri. Naricana abantu baboneshe utazanajyana nese gutya ubundi lazim yenze nguye uretse
karabaye. Kuko izi hoteli ziba zarabatekerejeho ku bantu bafite ubumuga. None rero aka kaboro urabona ni akaboro ngiye nanjye mbanye nkoresha. Si bya bindi biba bihanitse neza. Abakiriya bayaho neza n'agaswe. Abakiriya ntabwo tuzajya mu bintu. Kandi mwana wa mama Imana izaguhe kubona ku mafaranga. Wowe muri cyaga kandi. Aka ni agafiri, sibyo? Ni firigo hari soma. Iyihe? Iyi ngiyi.